Iyo nsubiye ku musozi wacu mu cyaro hari ikintu kikujyamo kubera ko ngira ngo kubera ko ariho kondo wawe baba barawuhambye hari ikintu kimeze nko kunywana n'ubutaka ukajya wumva hari ahantu hitwa iwanyu babwiye ngo dusengere Kongo yumva rwose ntakiri iwabo bakuye y'umutima bibanibagirwa ko basize y'abavandimwe n'abandi ariko muri cyo tujye dusengera ibihugu niyo mwanjye yewe nta iwacu naha ariko nsengera ibihugu kubera ko biri mu by'Imana yadutegetse musengera amahanga ubu rero iri joro rikanange mbaha assignment iri joro rwose uze kwigora uwongere uzamurijwe imbere y'Imana uvuge ngo Mana gira icyo ukora kuri Kongo cyane cyane ko noneho yibasiye u Rwanda hariho n'abantu bumva ahubwo bavuga ati ariko yagize vuba nkabona banditse nkabona aba bantu bambe n'abana ntibigeze babona intambara burya niyo wayitsinda isiga kwanjye umuntu umwe yaravuze ngo hagorwa malheureux et le pays hagorwa igihugu gifite intwari nyinshi ko burya kugira ngo ube intwari warapfushije abantu nta ntwari itarapfushije abantu ibaho kuko nta ntambara itica abantu ntimukayifuze yumva umuntu avuga ati giye nzarasa Kigali nzagira gute ntimukavuge ngo nabigerageze se jewe ndavuga ngo ya Mana turinde ibyo ngibyo ibyo twatakaje birahagije nta bindi dufite byo kwangiza abana batigeze babona intambara bifuza intambara birya n'ubwana ko niyo wayirwana ukayitsinda wapfushije abantu watakaje n'igihe watakaje n'ibintu so mureke dusengere kiriya gihugu kugira ngo gitungane kuko aho guturana n'umuturanyi urwaye waturana n'umuturanyi muzima kuko ni nayo mahirwe yacu by the way reka maze babwira ikintu kimwe uko twasengeye ibi bihugu buri gihugu burya kigira destiny Imana irema ibihugu na Paulo yarabivuze ngo Imana yaremye amahanga iyagenera igihe cyayo wari wibaza na rimwe impamvu ikintu kibereye mu Rwanda gihita cyamfurama region ububyutse muri 33 bwaturikiye Gahini kandi ikintu kigusetsa abantu bazanye ububyutse tuzabyiga ejo abantu bazanye ububyutse abenshi ntabwo bari abanyarwanda bari abagande ariko Imana iravuga ngo ya icyari kivukiramo ububyutse kiri hariya niho nagishyize ikivukiye mu Rwanda uzarebe ubutera hamwe bwavuye bwangiza Kongo bwangiza akarere kose karafatwa iyo twabaye babi akarere kose iyo twitsamuye akarere karwara ibicurane ariko iyo dusetse akarere karabyina revival yavuye mu Rwanda ikwira mu karere kose iyo ni destiny y'igihugu influencer buri y'u Rwanda ubishaka utabishaka ni influencer iyo ni destiny ariko buriya nufata Tanzania uzarebe za muvoma de liberation nyinshi zatoye muri Tanzania a country of refuge burya Imana irema Isirayeli yajyaga ishyiraho imidugudu y'ubuhungiro uzasanga za Frelimo za ANC za nizo Tanzania babaye nufata Kongo ndababwira ibintu bitatu bikwereka impamvu Kongo igira ibibazo buriya Kongo yari ifite destiny yo kuba ikigega Kongo mu bihugu byose bidukikije igira ubutaka bwera kuruta ibi bihugu bindi oya si ibyo gusa ibiti byiza bivamo imbaho zitabaho uzishakire Kongo imigezi ya Kongo yuzuye amafi kandi iragendeka ubutaka bwa Kongo minore zose zituma igihugu gikira ziri muri Kongo ariko ubwo ntabwo muramenya ikintu cyiza ubundi kibayo Satani arimo kwica ubundi Kongo cyari igihugu kiri very hospitable mu banyarwanda bavuye mu Rwanda nta bantu batakaje ikinyarwanda vuba nk'abagiye Kongo nimvuga bagiye bavuye mu Rwanda ntimubara abanyamurenge n'abanyamasisi n'abanyarucuru bariya n'abakongomani bazamani kuko abanyarucuru n'abanyamasisi bagiyeyo ku ngoma ya Yuhi Gahima mu 1400 mbere yuko abazungu bajya muri Amerika abanyamasisi n'abanyarucuru bariyo ibyo nyambwira abantu ngo yubwira umuntu wagiye mu 1400 ngo hano si wabo nuko utamenya amateka y'igihugu cyawe ariko ibyo nabyo sinabarenganya kuko bari kure abanyamurenge nabo bagiye muri iyo periode Imana ariko ubundi uyu mwaka
iri torero urashaka ko ndijyana. Noneho umunsi umwe bigejeje mu masaha 9 kugira ngo ne gukomeza gusinzira, ndahaguruka njya gutembera muwajya hariya mu kibuga, ngendagendamo, hari ubuntu bw'ubuzu bw'ubujagari bwari buhari, ngendagendamo, hanyuma imvana imbwira ngo urabona amazu ari hano. Ni ndabona utudukuru dore ngo ya ntabwo arayamvuga, ngo urabona amazu ari hano. Ndavuga nti Imana igomba kuba irimo kumbwira ngo aha hari amazu. Ndagenda nsubira mu cyumba nasengeragamo nshushanya amazu. Ndangije amasengesho mbwira umwenjeniyeri, ndavuga nti nshushaniriza amazu hano ameze gutya. Arayashushanya. Nasize yose ahari. Kuko kwizera nukumenya ngo ibidahari birahari iyo Imana yakubwiye ko bihari. Haleluya. Ariko ikibazo tujya tugira abenshi ntabwo tumara igihe gihagije imbere y'Imana twe nayo ngo igeze ahantu kubwira ngo urimo urabona biriya bintu imbere yawe tuko ntabyo mbona. Oya, urimo urabibona, ukageza ahantu noneho kwizera guhinduka realite muri wowe, kandi ukaba ushobora kuvuga ngo ndimo gusenga ibi ni by'Imana yambwiye. By the way, yewe nako nayoboraga paruwasi, nabazaga Imana ukuyemo n'ibyo ngibyo by'amazu n'urusengero n'ibindi byose, ariko n'indi mirimo twakora, nkicara nkabaza Imana n'ibitabo tuziga uwo mwaka n'amateme tuzagenderaho, nkabyandika mu ikaye, narangiza nkabitondeka, narangiza nkabikuramo porogaramu, narangiza nkabishyiraho budget, narangiza nkabwira Imana rero Imana tuzakenera amafaranga angana gutyo kugira ngo ibintu. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Mwiriwe mwese. Arakoze Bishop. Ntabwo burya bijya byoroha rimwe na rimwe kumvira iby'Imana yakubwiye, ariko buriya bundi abantu babaye inanga, ariko mwe mwari mukiri batoya. Ntabwo ari iyo umuntu abivuze gutya abantu bashobora kuba atari ko pastor koko asuzuguye Bishop avuga ko yari mutoya, ariko yari mutoya. Ndibuka kera muri za 1996 na 5 na 7 mu ntambara y'abacengezi, hari igihe twajyaga dukora bene ayo masengesho y'ubuharamagara kandi Imana ikayaha umugisha. Ndibuka muri 1998 Imana yagize kutubwira ngo nimuzamuke mujye gusengera mu Ruhengeri, kandi iyo gihe intambara yari imeze nabi. Noneho mbwira abantu twari kujyana, turabanza dusengera intangaha, dufata imodoka tugenda turi abantu 5. Turagenda tugeze mu Gakenke, imodoka yari turi inyuma barayirasa, kubita igikompora imodoka irashya. Mahambwe ati urabona ubu noneho twebwe baraturasira imbere, reka dukate dusubira i Kigali. Nawe kugira ngo ndaswe nabi, bamaze kurasi turi inyuma nsubiraho bayirasiye, jewe ndaraswa nabi imbere. Yesu nataturinda turaswe n'abari imbere, ariko sindaswa nsubira inyuma. Kandi ubwo byari bikomeye cyane. Turagenda tugerayo turasenga icyumweru cyose, rwari urugamba rukomeye. Ariko ku cyumweru dusoza igiterane haramuka intambara, umva imbunda zavugaga nk'ingoma, kuko mu birunga iyo imbunda zivugiye mu birunga ziriya nini mu mujyi kubera ko ari hasi, bumva bivuga ngo nta kundi twari kubigenza, ubwo igiterane twagikoreye kuri stade n'ubundi niho abantu bari. Hanyuma ngeze hagati ndimo kwigisha, Imana irambwira ngo vuga ko uyu mwaka iyi ntambara nyishyizeho iherezo. Rero hari igihe uvuga ibintu realite ivuguruza ibyo uvuze, ku buryo twavuyeyo wari prefet wa Ruhengeri icyo gihe bakitwa ba prefet, aramwataraze rwose yego mugira kwizera, ariko se urahagarara hagati y'impunzi zuzuye stade mu mbunda nk'izi zirimo kuvuga, ukavuga ngo uyu mwaka intambara irarangiye. Ndavuga na buri Imana nitabikora izabihombye. Icya mbere sinzongera kuvuga ko ivuga, namwe muzayihorera ubwo izaba yinaniwe. Niburi ahubwo ngiye kwishyiraho igitutu, nyure mva rero Mana nabivuze mu izina ryawe, iyaranje wigaragaze wivugire, naho ubundi ibyawe birakomeye. Iyo umuntu akiri muto burya hari ibintu. Noneho mu kwezi kwa 8, ubwo twari mu kwezi kwa 2,
mu kwezi kwa munani twasubiyeyo impunzi zose zaratashye icyo gihe prefe n'ubu tujya duhura tukabiganira kandi atari ry'amasengesho mwasenze kiriya gihe yari afite imbaraga yavuze za haleluya ziruta izanjye kubera ko byagaragaraga yuko ikibazo kirimo kurangira. Buriya rero n'ibindi ibibazo bibaho mu Imana ikakwereka ati genda ugiye gusengera hari ahantu kandi ko ukagenda bucece kuko iyo ubwiye abantu barakubuza. N'icyo gihe twagombaga kugenda muri minibus abantu bariyandikishije ku munota wanyu bumva imodoka zarashwe umwe avamo ariko iki kintu ndi kumwe yarambwira ati iki kintu ntabwo ari Imana yakikubwiye ni ibintu witekerereje. Hanyuma mbona minibus yari kugenda hasigaye abantu 5 ndabwira namwe murashaka kubivamo nimubivamo ndagenda genye kandi twaragiye Imana irabikora. Rero Imana yumve gusenga kandi kiriya gihugu ko gikeneye gusengerwa uretse ko hari igihe bibwira abantu ukabona bo ntibakibirimo ikambabwiza ukuri ntabwo byari mu nyigisho yanjye ariko ko bishop yabivuze ndahira ngo mbabwize ukuri. Abantu benshi burya iyo babayeho na kimwe mu bintu ntari naki ni umuntu umara imyaka 20 mu nka ukamara imyaka 20 udashobora gukora plan y'ubuzima ukavukira mu nkambi ukayikuriramo noneho ugatakaza iyo sanse y'igihugu ahubwo ugatangira kugira ibyiringiro kuzajya muri Amerika cyangwa muri Canada cyangwa muri Australia. Buriya niba hari ikintu kibi kibaho ni ukwicara utegereje ikintu udafiteho ijambo byica ubuzima. Kwicara uraho uvuga ngo wenda bazatugirira neza. Nigeze kubibwira abantu turi mu giterane Nairobi ariko wowe buriya ntabwo hari ibintu utazi tabandi ibyo gusubira iriya babivuyemo ariko burya gakondo ni gakondo ni gakondo kugira ahantu hitwa iwanyu hariyo n'abasogokuru njya ngenda mu mahanga ariko iyo ngarutse mu Rwanda mba numva hari ikindi kintu kiri special. Iyo nsubiye ku musozi wacu mu cyaro hari ikintu kikujyamo kubera ko ngira ngo kubera ko ariho umukondo wawe baba barawuhambye hari ikintu kimeze nko kunywana n'ubutaka ukajya wumva hari ahantu hitwa iwanyu. Ariko ibyo ngibyo abenshi hariho n'abenshi bavukiye n'ahangaha ubwo hano habaye iwanyu ariko hariho n'abandi bakicaye bafite ibyiringiro yuko bazajya muri Amerika ku buryo niyo babwiye ngo dusengere Kongo yumva rwose ntakiri iwabo bakuye y'umutima bibanibagirwa ko basize y'abavandimwe n'abandi. Ariko muri cyo tujye dusengera ibihugu niyo mwanjye yewe nta iwacu naha ariko nsengera ibihugu kubera ko biri mu by'Imana yadutegetse musengera amahanga. Ubu rero iri joro rikananye mbaha assignment iri joro rwose uze kwigora uwongere uzamurijwe imbere y'Imana uvuge ngo Mana gira icyo ukora kuri Kongo cyane cyane ko noneho yibasiye u Rwanda. Hariho n'abantu bumva ahubwo bavuga ati ariko yagize vuba nkabona banditse nkabona aba bantu bambe n'abana ntibigeze babona intambara burya niyo wayitsinda isiga kwangirije. Umuntu umwe yaravuze ngo hagorwa malheureux et le pays hagorwa igihugu gifite intwari nyinshi ko burya kugira ngo ube intwari uba warapfushije abantu. Nta ntwari itarapfushije abantu ibaho kuko nta ntambara itica abantu ntimukayifuza. Niyo mpamvu umuntu avuga ati ngewe nzarasa i Kigali nzagira gute ntimukavuge ngo nabigerageze se. Ngewe ndavuga ngo ya Mana turinde ibyo ngibyo ibyo twatakaje birahagije nta bindi dufite byo kwangiza. Abana batigeze babona intambara bifuza intambara birya n'ubwana ko niyo wayirwana ukayitsinda wapfushije abantu watakaje n'igihe watakaje n'ibintu. So mureke dusengere kiriya gihugu kugira ngo gitungane kuko aho guturana n'umuturanyi urwaye waturana n'umuturanyi muzima kuko ni nayo mahirwe yacu. By the way reka maze babwira ikintu kimwe ko twasengeye ibi bihugu buri gihugu burya kigira destiny
imana irema ibihugu na Paulo yarabivuze ngo imana yaremye amahanga iyagenera igihe cyayo. Wari wibaza na rimwe impamvu ikintu kibereye mu Rwanda gihita cyamfurama region? Ubu byutse muri 33 bwaturikiye Gahini. Kandi ikintu kigusetsa, abantu bazanye ububyutse tuzabyiga ejo. Abantu bazanye ububyutse abenshi ntabwo bari abanyarwanda, bari abagande. Ariko Imana iravuga ngo ya icyari kivukiramo ububyutse kiri hariya, niho nagishyize. Ikivukiye mu Rwanda, uzarebe ubutera hamwe bwavuye hano, bwangiza Kongo, bwangiza akarere kose karafatwa. Iyo twabaye babi akarere kose, iyo twitsamuye akarere karwara ibicurane, ariko iyo dusetse akarere karabyina. Revival yavuye mu Rwanda ikwira mu karere kose. Iyo ni destiny y'igihugu. Influencer buri u Rwanda, ubishaka utabishaka ni influencer. Iyo ni destiny. Ariko buriya nufata Tanzania, uzarebe za muvuma de liberation nyinshi zatoye muri Tanzania, a country of refuge. Burya Imana irema Isirayeli yajyaga ishyiraho imidugudu y'ubuhungiro. Uzasanga za Frelimo, za ANC, za nizo Tanzania babaye. Nufata Kongo, ndababwira ibintu bitatu bikwereka impamvu Kongo igira ibibazo. Buriya Kongo yari ifite destiny yo kuba ikigega cy'akarere. Kongo mu bihugu byose bidukikije igira ubutaka bwera kuruta ibi bihugu bindi. Oya si ibyo gusa, ibiti byiza bivamo imbaho zitabaho uzishakire Kongo. Imigezi ya Kongo yuzuye amafi kandi iragendeka. Ubutaka bwa Kongo, minore zose zituma igihugu gikira ziri muri Kongo. Ariko ubwo ntabwo muramenya ikintu cyiza ubundi kibayo, Satani arimo kwica. Ubundi Kongo cyari igihugu kiri very hospitable. Mu banyarwanda bavuye mu Rwanda, nta bantu batakaje ikinyarwanda vuba nk'abagiye Kongo. Nimvuga bagiye bavuye mu Rwanda, ntimubara abanyamurenge n'abanyamasisi n'abanyarucuru. Bariya n'abakongomani bazamani, kuko abanyarucuru n'abanyamasisi bagiyeyo ku ngoma ya Yuhi Gahima mu 1400. Mbere yuko abazungu bajya muri Amerika, abanyamasisi n'abanyarucuru bariyo. Ibyo nyambwira abantu ngo yubwira umuntu wagiye mu 1400 ngo hano si wabo, nuko utamenya amateka y'igihugu cyawe. Ariko ibyo nabyo sinabarenganya kuko bari kuri. Abanyamurenge nabo bagiye muri iyo periode, abanyamasisi n'abandi babanje kugenda mbere. Ariko abanyamurenge benshi bagiye mu 1500, cyane cyane abanyabyinshi n'abandi, kuko byinshi yari mu Rwanda. Ni umwuzukuru wo Yuhi Gahima wafashe Rucuru na Masisi. Bamara se wa byinshi yari umuhungu wo Yuhi Gahima. Singiye kujya mu mateka, ariko icyo nendaga kubabwira, abahungiye muri za 59 ikinyarwanda bagiye Kinshasa, baba bakongole, baza bavuga igifaransa n'iringara, ikinyarwanda barakibagiwe burundu. Kubera iki? Babafashe neza. Muzitegereze amatorero arimo abantu bavuye Kongo, baba generals kuruta twebwe twabayemo. Mushobora kutabimenya kuko mwebwe wenda ntimwabikozeho ubushakashatsi, ariko kubera iki? Hari umutima Imana yari yarashyizemo ikavuga ngo aba bantu ndabashyiramo umutima wo kuba generals, kugira ubuntu, nindangiza mbaho ibintu byinshi ku buryo bazagaburira, bazashyigikira, bazatanga ubwami bw'Imana bwaguke. Buri gihugu gifite umuhamagaro, ariko ntabwo ari byo turimo kwiga. Wenda tuzagira ikindi gihe tuzabyiga, kuko hari igihe twafashe umwanya wo gusengera ibihugu byo muri Afurika turebya destiny ya buri gihugu. Ese iki gihugu Imana yakiremye ngo kigire gite? Nkuko n'utu turere two mu Rwanda burya ntiduteye kimwe. Buri karere kagira destiny, kagira umuhamagaro nkuko abantu bagira umuhamagaro. Rero kiriya gihugu mujye mugisengera cyane, kuko umukiro wacyo uzaba umukiro w'akarere kose, uzaba umukiro wa continent yose. Kuki Satani akomeza kugitobanga? Kuko azi ngo iki gihugu kiramutse gitunganye, haba turn around mu bwami bw'Imana kubera umuhamagaro w'iki gihugu.
rero niba utanagikunda ujye ugisengera kuko hari icyo Imana yakivuzeho, ujye ugisengera kuko hari icyo Imana yari yarakiremeye ikagishyiramo buriya bukungu bwose, kuko yarangiza igatanga umutima umeze utyo. Ariko uzareba Abanyarwanda bagezeyo barawica. Ntimurabona ubona agira ikintu cyo kwanga Abanyarwanda, ntabwo cyahoze. Muri za 50 na 60 hari ibibazo mwari mufite ababaga Kongo, reka da. Ariko kuvaho 62 yabiri, muzitegereze muzasanga ruguru yenyo ibi groupe byitwaga za Magrivi n'ibiki byose esprit yavuye mu Rwanda. Ejo bundi 90 bakajya muri Amerika bakajya n'ahandi. Imana nisohoza imigambi yayo muzabona bagarutse. Ubukungu bw'isi n'ubwenge bazungukirayo babugarure hariya, kuko hari icyo Imana iteka ryose nibibi Imana irabicungura ikabivanamo ibyiza. Ariko ntabwo turimo kwiga kuri destiny z'ibihugu, reka twikomereze kwizera mu gihe cyo gushidikanya. Amen. Ariko ubwo wenda ntihabuze bamwe bungukiyemo, kuko burya iyo wasenze igihe kirekire usengera ibihugu, usengera uturere, usengera abantu, hari information zo mu mwuka. Buriya ibintu by'Imana hari information za hariya, hari intelligence yo mu mwuka. Iyo uyisesenguye ukayimenya, gusenga kwawe kurahinduka. Haleluya. Tugiye kwiga ibindi bintu bishobora kubaha ubuzima bufite imbaraga. Uyu munsi turiga, ejo twize igihe cyo gushidikanya, times of uncertainties, ibihe byo gushidikanya. Ariko uyu munsi ndagira ngo ne kubisubiramo, ahubwo twige kwizera mu gihe cyo gushidikanya. Nari nabwiye ngo uyu munsi turiga inyigisho ivuga ngo amasezerano y'Imana niyo azatwambutsa. Ko muribuka ejo duhagarara igice twari twasomye cya Yosuwa igice cya 3, ko nicyo bishop yari yamaye ngo nzigisheho. Yosuwa yatwaye abantu nkuko twabibonye ejo, bari mu gihe rwose cyo gushidikanya gukomeye, uncertainty ikomeye. Mose umukozi w'Imana uzwi wabayoboye imyaka 40 yapfuye. Yosuwa wari umufasha we, ariko handi bavuga ko yari umugaragu we, ko ni wamuherekezaga wajyaga hose. Aramusize ngo abayobore, ariko Yosuwa arimo arayobora abantu b'urubyiruko, kuko abo mu gihe cye bose bari baguye mu butayu. Ukuyemo we na Kalebu, abandi bose ni abantu bavukiye mu butayu batarengeje imyaka 20. Donc abagiye mu butayu bakiri bato bavukiye mu butayu. Cyakora icyo gihe bari bafite mu myaka hagati imyaka mitoya n'imyaka 40. Bivuga ngo umukuru muri bo mubo Yosuwa yarayoboye yari afite imyaka 40. Uwo ni uwavutse bamaze kwambuka inyanja itukura. N'abantu b'urubyiruko, kandi Yosuwa arabaruta, wari muri 80 na we na Kalebu. Buriya ntabwo bijya byoroha kuyobora abantu urusha imyaka hafi inshuro 2. Kereka Imana ishyize mu kuboko kwayo bakakumvira, bahumva ibitekerezo byanyu bidahuye. Icyakora umugisha wari urimo. Burya biranoroha cyane kuyobora abantu b'urubyiruko. Buriya icyatumye u Rwanda rwihuta mu kujya imbere nuko twese twaje turi bato. Nta musaza uvuga ngo kera nuko, ngo kera suko twabigenzaga, ngo kera suko ibintu byakorwaga. Abantu bose baje, ba president ari batoya, abasirikare bacu bose bari mu myaka 20 na 30 na abantu barimo bakuru wenda bafite iyo myaka ntabwo bari barenze 40. Abandi bose bari imigirigiri y'abantu babaje. Igihugu kirihuta kuko burya abantu ari batoya n'ibyo abandi batinya bo barabikora. Buriya byagize umumaro. By the way, n'ikintu gituma u Rwanda rukomeza kwihuta, buriya president wacu afite ikintu giye mushimira cyane. Uzarebe no muri guverinoma ntabwo yigeze afata akamenyero ko kurekeramo abantu bagasaziramo, gasanga abasaza basigaye basinzirira muri cabinet, inama zatera n'ukabona abasaza barimo barasinzira. Uzarebe abantu benshi barimo nabaje. Here no kuri wa PM buriya ugomba kuba ari mu myaka 40 na kumanura, kugira ngo abantu barengeje 50 bashobora kuba batarenze 2 cyangwa 3. Biriya bituma igihugu gikomeza kikihuta. Nta mumeya nzu ungana nanjye. Turere cyo tuyoborwa n'abantu bato 40 maximum, hafi aho kuri 50. Ariko sinzi ko warurengeje 50 uba mu bameya. Ba executive b'imirenge bo sinzi ko warufite 40. Icyo rero gigwa majorite y'abantu
bari dinamike, batekereza ko n'ibintu byose n'ibidahinduka bishobora guhinduka. Iki rero cyari avantage kuri Yosuwa, ariko sicyo cyatumye bagira imbaraga. Yosuwa ajya kuyobora bariya bantu, nkunda ikintu Imana yabanje kumukorera. Buriya iteka ryose iyo ugiye kuyobora, Imana ikabanza ikakugenderera, uba ufite imbaraga. Ahubwo niba byashobokaga ngo ibi mbigisha uyu munsi, buri kintu cyose umuntu azajya gukora ajya abanza yicarane n'Imana yibwire ngo iki kintu ngiye gukora Mana, mbwira icyo kivugaho. Ngewe ibyo mbabwira mbifitiye gihamya, mbifitiye ibimenyetso, ariko ubundi no muri kamere yanjye nge nkunda gutekereza ku bintu. Maze gukizwa rero, ikintu cya mbere nahero nabwo Imana nawe Mana, ubu nafashe icyemezo cyo gukizwa, ariko ndagusaba ikintu kimwe, umpa amabanga, umpa amaprincipe, kuko ngewe ubuzima bwanjye bugendera kuri principe. Nyiri n'umupagani, ubuzima bwanjye bwagenderaga kuri principe. Nagiraga amaprincipe ngenderaho, kandi abantu tugendana bakaba bayazi. Ahubwo ngewe nywa byeri, iyo numvise itangiye kunjya mu mutwe, nsuka ikirahure nkacyuzuza nkarekera aho ngaho. Nta muntu wigeze mbona nasinze. N'ibyaha nakoraga, abantu b'abarokore bajya kubaza muri Antoine uzajya mu muriro, nkabwira ninjya mu muriro ndabarahiye nzajyayo nta regret mfite. Kubera iki? Numvaga nzaba smart nyine nkakwepa ntarawujyamo. Ariko nkabwira ngewe ibyaha nkora mbikora nabitekereje. N'ibyaha nakoraga nabanzaga nkabitekereza, nkagenda nabiplaninze, nkabona nti uyu ni umunsi w'ibyaha. Ko hari abantu bakora ibyaha mu kajagari. N'ibyaha ugomba kubikora muri gahunda. Ngewe nari bene uwo nguwo, kora ibyaha no muri gahunda. Ngewe maze gukizwa, abantu benshi baravuze ngo wowe wakijijwe iki? Uzi ko umunyabyaha w'inyangamugayo. Bene uwo muntu umeze gutyo avamo umunyabyaha mubi w'inyangamugayo, kuko ibintu byose aba yabitekereje, akabara konsekanse, byose akabitegura agashyira ku murongo, akaba umunyabyaha w'intagondwa. Ariko maze gukizwa, mbwira Imana, nyigisha, unyigishe ku icyo gihe utuntu twinshi, buriya twinshi ushobora kubabwira. Ndaza no kugenda mbikoraho reference nigisha. Nkabwira Imana, nari umwarimu, bo bari banyohereje muri segonderi, nkabwira Imana, nyigisha umuntu abate umwarimu w'umurokore, ku buryo wamenya ko umurokore w'umwarimu atandukana n'umwarimu utari umurokore. Donc nakwigisha mu ishuri abana bakamenya gutandukanya ngo uyu mwarimu twigisha ni umurokore. Abantu benshi mu gihe aho ngaho mukagenda mukajya mu kiriri cy'abantu, niba uri umuko ntabure ukajya wiba nk'uko abandi biba, niba urya no. Iyo uri umurokore gendera kuri principe z'Imana, ku buryo abantu bazamenya yuko uri umurokore utandukanye. Uri umuntu, ubwo uri umurokore utandukanye n'umupagani. Ikintu cyinshi ibintu by'Imana, tugira uburokore bwo mu rusengero, hanze tukaba nk'abandi bose. Njya gushaka kubaka urugo, namaze igihe mbwira Imana, mvana uzandinde, mpora mbivuga abantu bose barabizi iki cyo nyisubiramo kenshi, uzandinde umugore mubi. Hari ubwoko butatu bw'abagore. Nuno munsi nshaje ntabwo nabashobora. Umugore ugira amahane, abwira Imana, uzandinde umugore uvuga cyane Mana, undinde umugore ugira amahane, undinde umugore unywa inzoga agasinda, undinde umugore usambana. Abo bagore batatu ntabwo nari kubashobora. Imana iranyerera, abwira ngo ariko ko numva wibanda ku mugore, ko ntarumva wiyibandaho. Ubundi wowe wibwira ko uri umugabo, kandi numvaga ndi igitangaza. Wowe wibwira ko uri umugabo, wari wigera umbaza umugabo according to me uko amera? Buriya byabatangaza abagabo benshi n'abasenga, ni abagabo according to the culture, ariko asabaga according to God. Ku buryo naricaye nkora ubushakashatsi, finaroma maze kuba mukuru, mvuga noneho ndabona ubu niyo nabyandika nta wantera amabuye. Nanditsemo igitabo cyitwa Umugabo mu mugambi w'Imana, kuko buriya hari amahame y'Imana agenga ibintu byose. Uyu munsi rero ndagira ngo twige ihame ry'imbaraga mu buzima, mu gihe cyane certainty, mu gihe cyo gushidikanya. Turi kwizera, buriya kwizera abantu barakuvuga, ariko ntabwo abantu benshi baricara ngo bumve imbaraga zo kwizera mu buzima bw'umuntu. Ndagira ngo dutangirire kuri Yosuwa igice cya mbere,
hanyuma tuze kujya inyuma, kuko hano imbaraga za Yosuwa zitangirira mu by'Imana yamubwiye mu gice cya mbere. Ibintu byose mu buzima bwawe, ikizaha imbaraga ubuzima bwawe ni icy'Imana yakuvuzeho, ni icy'Imana yakubwiye. Kuko abantu benshi babaho ubuzima bashaka ko abahanuzi babavugaho, ngo umuhanuzi yambwiye. Reka nkubwire, ibyo umuhanuzi azakubwira hari ubwo bizaba atari Imana yabikuvuzeho. We yarebye ashaka kukugira inama, ariko yumva kuko ari umuhanuzi inama ze azitiranya n'ijambo ry'Imana. Ariko iyo wicaranye n'Imana ukitonda ugategereza, Imana ikagira ijambo ikubibamo, iryo jambo uzarikandagireho, urigurukireho, ugende ujye uvuga ngo hari ikintu Imana yambwiye kandi nararyiyumviye, yarabimbwiye, ndaza kubera kuko bikora. Yosuwa agiye kuyobora Isirayeli, igitabo cya Yosuwa nicyo gitabo kitangirira ku kintu bijya bita ikinanda kimenyesha urupfu. Hari ikintu cy'ikinanga bajyaga bavuza kuri radiyo Rwanda kera, cyavuga ngo ngo umuryango wa kanaka ubabajwe no kumenyesha aba n'aba yuko runaka yapfuye. Igitabo cya Yosuwa gitangirwa na obituary, ni ukuvuga ngo gitangirwa n'itangazo ry'urupfu. Ubwo Mose umugaragu w'Uwiteka yaramaze gupfa, Uwiteka abwira Yosuwa mwene Nuni umufasha wa Mose ati, umugaragu wanjye Mose yarapfuye, none ubu haguruka wambukane n'aba bantu bose ruriya ruzi rwa Yorodani, mujye mu gihugu mbahaye mwebwe Abisirayeli. Aho muzakandagira hose ndahabahaye nkuko nabwiye Mose. Iryo ni ijambo. Uhereye ku mutayu no kuri uriya musozi Lebanon ukageza ku ruzi runini rwitwa Ufurate, igihugu cyose cy'Abaheti no kugeza ku nyanja nini y'Iburengerazuba, ni rwo rugabano rwanyu. Nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe. Iryo ni isezerano. Nkuko nabanaga na Mose niko nzabana nawe. Iryo ni isezerano. Sinzagusiga kandi sinzaguhana. Iryo ni isezerano. Komera. Iyo umaze kumva ayo magambo ngo noneho ubwo wabyumvise mbikubwiye, komera ushikame, kuko uzatuma aba bantu bazungura igihugu narahiye ko nzaha basekuruza babo. Icyakora ukomere ushikame cyane, kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yategetse. Aha niho secret iherereye, conditionnel, condition. Ariko icyakora ukomere ushikame kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse. Ntuzayatesha uciye iburyo cyangwa ibumoso, kugira ngo ubashishwe byose aho uzajya hose. Iri ni ryo banga ry'ubuzima bugira imbaraga. Uriya njya mbabara, muri no minsi hari ingisho zadutse, nabonye abanyabuntu rimwe na rimwe baranandakarira, kandi jye simbanga, kuko nanjye I believe in grace. Ubuntu bw'Imana iyo ubusobanukiwe, ndaza kubigarukaho. Iyo usobanukiwe ubuntu bw'Imana, nakunze iriya ndirimbo mwatangireho, ni indirimbo ikubwira ngo nishimiye ko Data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe mu by'Imana yavuze byose, nta kiruta iki ko Yesu ankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda koko arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ntakwiriye. Iyo ni grace. Nanjye ndabyemera. Ntabwo Yesu yankunze kuko ndi umuhanga, ntabwo Yesu yankunze kuko ndi mwiza, ntabwo Yesu yankunze kuko numvira. It's by grace. Ariko urwo rukundo yankunze, aragaruka agahindukira akavuga ngo warebaga iriya uri umunyabyaha, hindukira ubwo warebye hano uba umwana w'Imana, kandi iyi nzira nkwereka ntuzayitesha iburyo cyangwa ibumoso. Umuntu agaza kubwira ngo ujye wikorera ibyaha ngo byararihiriwe. No, byararihiriwe ngo tubivemo, ntabwo byarihiriwe ngo tubisubiremo. Hano urumva Imana yihanangiriza Yesu, iramubwira ngo Yosuwa, ndashaka kukubwira ikintu kizana favor y'ijuru, ikintu kizana favor y'ijuru kizatuma ubashishwa aho uzajya hose. Aya mategeko hari abakubwira rero ngo ibi nibyo mu isezerano rya kera, rero ngo twebwe turi muri period ya Yesu. Ndaza kubibereka no mu gihe cya Yesu niko bimeze. Secret y'ubuzima bufite imbaraga, ikizakwambutsa imipaka yose Satani azashyira mu nzira, no gukandagira ku ijambo ry'Imana, kandi ukagenda uri muri favor,
uri mu gikundiro cy'Uwiteka. Kandi ikizana igikundiro cy'Uwiteka ni ikimana yabwiraga Yosuwa, iramubwira ngo Yosuwa, aya mategeko umugaragu wanjye Mose yagutegetse ntuzayatesha uciye iburyo cyangwa ibumoso, kugira ngo ubashishwe byose aho uzajya hose. Ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukaroreye kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose. Niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Mbese si ibyo bigutegetse? Nuko komera ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. Haleluya. Iki rero Yosuwa kugenda kwe, nubwo yarebaga bya bindi byose twabonye, akavuga ati Yorodani iruzuye, yaravuga ati ibyo ari byose, ubwo Imana yambwiye ngo nintwara aba bantu mbambutse Yorodani, ubwo ariyo yabivuze, no kubikorera bikora. Hari hakurya ndabona imidugudu ikomeye cyane yubatse n'inkiki nini cyane, ngo harimo n'abantu bitwa Abanaki, kandi Yosuwa nawe uri mu batasi igihugu, ariko tuzabarya nk'ubugari ubwo Uwiteka twishimira. Niko we na Kalebu babwiye abantu, baravuga tumva erega ntimutinye bariya bantu, n'iriya midugudu ntimuyitinye, bariya tuzabarya nk'ubugari. Impamvu yatanze kuko Uwiteka twishimira. Uriya ari ikintu cyose wagombye guharanira iteka ryose, ni ukuba muri abo ngabo Uwiteka yishimira. The secret, ibanga ryo kuba umuntu Uwiteka yishimira, kuko niryo rizana kunesha. Niyo uri mu gihe kigoye ukavuga ngo hari ikintu kimwe nzi, ubwo Umwami Yesu ankunda, kubw'imbabazi ze nyinshi, naho ndiho naho napfa, nziko nkundwa n'Uwiteka, Yesu ampa ibyo nkena byose, ndamahoro. Uyu yaravuga ngo ikimpesha amahoro, naho naba ndi mu gihe cy'urupfu, naho naba ndi mu gihe cy'ubuzima, hari ikintu kimwe nzi, ubwo Umwami Yesu ankunda, amatipisi, ndamahoro, favor. None Imana ikabwira Yesu ngo ikintu kizatuma uguma muri favor y'Imana, ujye witondera amagambo nakubwiye. Haleluya. Nimusoma Bibiliya zanyu neza, muzabibona yuko na Yesu ubwe, cyane cyane muzasome mu butumwa bwiza bwa Yohana kuva ku gice cya 5 kujyana inyuma, aravuga ngo igituma data anyishimira, ngo igituma data nkunda, nuko ntakora ibyo nishakiye, ngo ahubwo ibyo yambwiye nibyo nkora. Haleluya. Aha rero kwizera twabonye mu bihe nk'ibi ngibi bigoye, gutangirira kumenya icyo Imana ivuga kuri icyo kibazo urimo. Haleluya. Buri kibazo cyose uzahura nacyo mu buzima, hari icyo Imana yakivuzeho muri iri jambo ryayo. Niyo mpamvu uwanditse urwandiko rw'Abaheburayo yandika ku kwizera, yaravuze ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa. Igice cya 11 kuva ku murongo wa 1 mu Baheburayo. Kwizera ni ukumenya, bivuga mu yandi magambo ngo kwizera kubakira ku byo tuzi, ariko si ibibonetse byose. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa, ntushidikanye ko bizaba. Ukavuga ngo ubwo Imana yabivuze no kubikora izabikora. Haleluya. Hari ijambo marayika yavuze, aravuga ngo nta jambo Uwiteka Imana yaremwe n'ijambo ry'Imana. Imana ikavuga ibiri mu isi bikabaho. Nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Iri jambo warihinduraho gatoya, ni nk'uwavuga ngo nicyo cyatumye ibi byose biboneka, ntabwo byaremwe mu bifatika bigaragara, ahubwo byaremwe n'ijambo biva mu busa. Bikubwira ngo ushobora kwicara ahantu imbere yawe hari ubusa, none Imana ikakubwira ati nyamara ahantu hari ubusa, buriya mu kwizera hari urusengero nkuru nguru. Haleluya. Kuko buriya ntabwo nzi ukuntu nabibasobanurira, Imana iragufata ukicara ahantu, akakubwira ati urabona amazi ari hano, uti ko ntayo mbona, turahari, toya ntayo mbona. Akakubwira ngo andika ko hano hari amazu. Ibi mbabwira njya kuyobora mu Giporoso mu 2011 nibwo nagiyeyo.
ubundi ngira akamenyero, ariko uyu mwaka sinzi niba nzabikora kubera yuko nta kintu mfite noneho nyobora, ndi mu kiruhuko cy'izabukuru, ariko nzasenga kugira ngo menye icyo nzikoresha muri iyo myaka. Noneho ndagenda ndicara ndimo gusenga. Ubundi buri mwaka kuva ku itariki ya mbere kugeza ku itariki ya 7 nararaga mu rusengero, nkaza hano kuri alitari imbere, nkazana ishuka, imisego yo yabaga ihari yo dupfukamaho iyo turimo gukora imirimo itandukanye, nkamara icyumweru mu rusengero, nkicara nkabaza Imana, ariko ubundi uyu mwaka iri torero urashaka ko ndijyana? Noneho umunsi umwe bigejeje mu masaha 9 kugira ngo ne gukomeza gusinzira, ndahaguruka njya gutembera nk'uwajya hariya mu kibuga, ngendagendamo, hari ubuntu bw'ubuzu bw'ubujagari bwari buhari, ngendagendamo, hanyuma imvana imbwira ngo urabona amazu ari hano? Ni ndabona utudukuru dore ngo ya ntabwo ari ayamvuga, ngo urabona amazu ari hano? Ndavuga nti Imana igomba kuba irimo kumbwira ngo aha hari amazu. Ndagenda nsubira mu cyumba nasengeragamo, nshushanya amazu. Ndangije amasengesho mbwira umwenjeniyeri, ndavuga nti nshushanyiriza amazu hano ameze gutya. Arayashushanya, nasize yose ahari. Kuko kwizera nukumenya ngo ibidahari birahari iyo Imana yakubwiye ko bihari. Haleluya. Ariko ikibazo tujya tugira abenshi, ntabwo tumara igihe gihagije imbere y'Imana twe nayo ngo igeze ahani kubwira ngo urimo urabona biriya bintu imbere yawe, tuko ntabyo mbona. Oya, urimo urabibona, ukageza ahantu noneho kwizera guhinduka realite muri wowe, kandi ukaba ushobora kuvuga ngo ndimo gusenga ibi ni by'Imana yambwiye. By the way, yewe nako nayoboraga paruwasi, nabazaga Imana ukuyemo n'ibyo ngibyo by'amazu n'urusengero n'ibindi byose, ariko n'indi mirimo twakora, nkicara nkabaza Imana n'ibitabo tuziga uwo mwaka n'amateme tuzagenderaho, nkabyandika mu ikaye, narangiza nkabitondeka, narangiza nkabikuramo porogaramu, narangiza nkabishyiraho budget, narangiza nkabwira Imana, Imana tuzakenera amafaranga angana gutya kugira ngo ibintu bikoreke. Ikayama niyo yari yarabinyigishije, kuko nyitangira kuyobora byarananiye. Hari abantu bibwira ngo uyu muntu ngo afite diplome, ngo warize, ngo yewe, ahubwo ikintu diplome igutera kwiheba. Ukabona ufite doktora, urimo urayobora ibintu, abantu ntibakumva, abantu bakabivamo. Ukavuga utafite aro diplome yanjye ndayifite, nshobora kugenda nkitunga. Ntabwo nshobora kubabwira inshuro na demission mu mirimo yose nakoze, nibura nagize inshuro imwe nashatse ku demission. Bari bambwira kuri murajyayo, ntawe uzajya. Ikabwira ngo icara hamwe nkubwire ibyo ukora, numara kubikoramo porogaramu unsaba amafaranga. Imana yigeze kumbaza ikibazo, nkunze kubyigisha abapastori n'abandi, nkabwira nti buriya ntuzahangayike, Imana yakubwiye ikintu. Mose yayoboye Abayisiraheli abakuye muri Egiputa, nta mirima barigendaga mu butayu, nta mirima, nta business. Akibaza rero se aba bantu Mana bazatungwa n'iki? Imana yabwira ngo that's not your business, we bwira abantu bagende. Babyutse mu gitondo babona ibintu bya manu byaguye, irabwira ngo mujye mutoragura ingana niyo buri wese ashobora kurya. Undi munsi baramubwira ati twebwe turambiwe ibi biryo rwose bya manu, turashaka akanyama. Imana yabwira ngo genda ubambwirire ngo mwiyeze, ejo nzabaha inyama. Mose aravuga ati ariko Mana none uranshyigeje, uzabaha inyama se? N'inka dufite hariya unashyizeho n'intama n'ihene, niyo twabibaga nta nubwo umuntu yabona intongo y'akanyama. Arabwira ngo ukuboko kwanjye gufite miswi, genda gusa ubabwire ngo bwarakeye. Babyutse basanga inkware zazimagije intungura, ni inkware ntabwo ari intungura, basanga inkware zazimagije camp, ngo ahantu umuntu yagenda iminsi 3, ni nko kuva ngaho kwarenga za Kayonza, ngo kandi zitekeye ku buryo ngo nka mukono umwe, mbese bigeze nka hano. Ariko ikibazo abantu barareba ngo bazadukamo barica, baranika. Imana wese nababwiye ko nzajya mbagaburira, ubwo mwishe mugira ibiki? Ngo ibateza mugiga, inyama zibaca mu mazuru. Ntabwo Imana yabahaniye ko basabye inyama, yabahaniye ko baziguye mu rwuba n'ubusambo bwinshi, bakabura kwizera. Rero kwizera nuko ngo hari ikintu kimwe nzi, buri Imana izatugaburira.
kandi Imana irabikora. Ishobora kutakugaburira ibyo wari umenyereye. Ndibuka duhunga tuva hano muri Kigali duhungiye Ibyumba. Rero buriya ndi smart cyane, nyankunda gutanga ubwo buhamya. Narabirebye, iyo Imana yavuganye nawe hari ibintu nawe ufata imyanzuro. Nari mfite udufaranga dukeya muri banki, cyakora icyo gihe ntabwo yari na makeya cyane, ariko yari makeya. Nari mfite nk'ibihumbi nka 60, ndagenda ndabirotira. Sigaza ayo gufata konte gusa, ndotira nk'ibihumbi 50, nyakubita ku iposhe nkajya nyagendana. Muri iyo minsi ko numvaga hari ikintu kizaba. Tariki ya 7 narotiriye kuwa 3, itariki 6. Iryo joro indege iragwa, itariki ya 7 jenoside iratangira. Noneho ku itariki ya 17 duhungira muri stade. 19 baraturasa. 24 dusohoka muri stade batujyana Ibyumba. None rero ya mafaranga yanjye uko yakabaye, ubwo muri ya smartness yanjye, bwa buhanga, byagejeje kuwa 5 mbwira madamu, reka tugure, ndabona imifuka y'umuceri kiboneka, hari hakiboneka n'amakara n'ibishyimbo. Tugura umuceri, tugura ibirayi, tugura umufuka w'amakara, turawiyegereza aho twari turi muri escalier ya 6 hariya muri stade. Turastotse. Ubwo ni kuwa 5. Hanyuma ku cyumweru inkotanyi zicamo bati abantu mwese mushaka kugenda mukava hano turagiye. Fuka wanjye se. Turahagurutse turagiye, umufuka wanjye w'umuceri ndawureba mbona sindi butware, uwishyimbo ibiro 50 sindi butware, amakara sindi buheke. Shango bitagatoki kandi ndabona ko nta kibazo. Hano ndacyafitemo nk'ibihumbi nka 30. Turagiye, ubwo nteruye ikivarisi cyari kirimo imyenda y'umwana, twari dufite umwana mutoya, ahandi ntwayemo twari dufite agafuka twashyizemo amasafuriya tuvuga tutapure aho tuzagera dushobora kuzakenera kurya. Turagiye. Uko imvura irimo, twagiye ari mu mvura nyinshi, uko imvura igwa ya mafaranga yanjye ari mu mufuka, wa mufuka niwo ku ruhande nirwo ntwayemo ivarisi, iragenda yikuba ku mufuka. Imvura ikagwa, amafaranga agatoha, hanyuma ivarisi ikikubaho, byikuba tugeze Kabuye. Nkoze mu mufuka ngo numve ko amafaranga yanjye gihari, numva harimo akantu k'akabule. Nkakuyemo ndakareba ndavuga ni amafaranga yanjye. Ndagafata ndakanaga ndavuga ni umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Ndacyari hano ntabwo inzara yatwishe, Uwiteka yaradutunze. Ariko ije nene kubabwira, donc buriya hari igihe kwizera nukwicara. Ndibuka icyo gihe nicaye ku kirundo cy'amabuye mbwira Imana ko Imana ubu ngubu ko watubwiye ngo ntuzadusiga, ubu naha hantu muri uyu mwijima, muri iyi mibu, muri uyu muntu kurahari. Numva ijwi ry'Imana rimanutse mu magambo yo muri Yesaya avuga ngo niyo waca mu muriro ntuzashya, nuca no mu mazi ntazakurengera, nuca no mu mugezi ntuzagutembana kuko ndi hamwe nawe. Ndavuga nti naha nawe Imana yakubwiye mu gihe nk'icyo urimo gusenga, jya urikandagiraho urigendereho, numugera no mu mazi urikandagireho uvuge ngo hari ikintu Imana yavuze. Haleluya. Kuko kwizera nukumenya neza ibyiringirwa. Mu yandi magambo nukumenya neza iby'Imana yakubwiye, hanyuma ntushidikanye ko bizaba. Kuko uncertainty hari igihe ugera ahantu ukavuga rwose ibi bintu Imana yambwiye ko izabikora. Ibi bintu koko Imana buriya biriya Imana ibi koko izabikora. Ariko ukajya ubwira umutima wawe ngo umutima wanjye uturize muri jewe, ubwo Imana yabimbwiye niyo byatinda. Imana yabwiye Habakuki ngo ibyo nakubwiye ubyandike, niyo byatinda ntibizahera. Haleluya. Niyo byatinda ntibizahera. Kwizera nukumenya ibyiringirwa, udashidikanya ko bizaba, ukamenya ko ibyo ubonesha amaso byose byaremwe n'ijambo ry'Imana, kandi bariya bose Imana itangaho ingero nk'ibitangaza ngo nuko bari bagufite. Haleluya. Ahandi Paulo yandikira Abaroma mu gice cya 10 umurongo wa 17 aravuga ngo kwizera guheshwa no kumva, ngo kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. So hari ikintu Imana yakubwiye ukagikandagiraho ukagenda. Reka mbaho ingero nkeya z'abatubanjirije ukuntu bagiye babigenderaho. Umugaragu w'Imana Mose muzamwitegereze, Imana kugira ngo imwereke yuko imbaraga zayo zidakorera mu mbaraga z'abantu. Ubwa mbere akiri umusore yashatse gukura Isirayeli mu bubata akoresheje ukuboko kwe.
yari yarize ubwenge bwose bwo muri Egiputa ngo agira imbaraga mu magambo no mu bikorwa. Bivuga ngo yari azi gukoresha ubwenge ariko akamenya no gukoresha n'amaboko. Abona umunyegiputa arimo gukubita umuyisirayeli aravuga ati boyisha, abaramwisha aramutaba. Aje asanga abayisirayeli barimo bararwana aravuga ati abantu bazajya babakubita nimurangiza namwe mu Rwanda. Aravuga ati urashaka nanjye kunyica nko kwesha wa munyegiputa ngo biramenyekana. Mose we yashakaga gukora ibintu akoresheje ibigaragara, ariko igihe Imana yagiye kumutuma yaje imbaraga Mose zaramushizemo. Je mfite 65 we yari afite 85. Amaze imyaka 40 bwa bwenge bwarasi byaragira intama. Iyo uragira intama nta biba byararangiye. Uragira inka ukajya utekereza nkazo. Naraziragiye ibyo. Ari njye negereza ibintu twakoraga turi abashumba b'inka. Buriya twabaga dufite ubwenge bwoko. Kagenda mukajya mwiriba mwambaye ubusa. Rumwe intellectuel biga muri university ukamanuka mwiriba byose babitaye hejuru, ukagenda ukajya mwiriba kwimereye gutyo nyine nkuko wavuye mu nda ya mama. Agasubiza amazi nyuma gategera gore ntitwara utuburye n'ibindi. Imyaka 40 aragiye intama. Imyaka 40 aragiye intama zitarize. Imyaka 40 aba mu butayu. Iby'ubo prince n'iki bimushiramo. Asigara ari umushumba w'intama. None Imana irazira avuga ngo keho noneho uri qualified nshobora kugukoresha. Nta mbaraga za uri bushingireho, nta n'inkota n'ubuhanga bwo kurwanisha inkota ntabwo ugifite, nta n'imbaraga zabyo ugifite. Imana iramubwira ngo twari iyo nkoni. Ndanga gutinda cyane muri iyo nkuru ko icyo nshaka kwereka sicyo. Twari iyo nkoni niyo uzakoresha. Niki cyazanye imbaraga kuri Mose? Ntabwo ari iriya nkoni. Inkoni Mose yayikoreshaga gusa kugira ngo ibe symbolic, ibe nk'igishushanyo, kuko iki Imana yamutegekaga gukora buri ikintu cyakoraga ibitangaza muri Egiputa si inkoni ya Mose, ni ijambo. Imana yaramubwiraga ngo tunga iyo nkoni mu kirere, yayitunga mu kirere bigakoreka. Icyakoraga igitangaza si inkoni, ni ijambo. Mose yakandagiraga ku ijambo Imana imubwiye, agakora iki Imana imubwiye ibitangaza bigakoreka. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ibyo data yanyeretse gukora nibyo nkora. Ngo ibyo nkora byose si ku bwanjye ni ku bwa data. Na Yesu ubw'ibyo yakoraga yabikoraga bwirijwe agendera ku ijambo rya data. Haleluya. Kuko icyo yashakaga kutwigisha umunsi tuziga kugendera ku ijambo. Number 1, imyitwarire yanjye ikaba yubakiye ku ijambo ry'Imana. Kuko iri jambo ry'Imana rigira ibice bibiri. Iyo ryanditse hano muri Bibiliya ni logos, ni ijambo ry'ubwenge ryanditse rifatika. Ariko nubwo bimeze bityo, iyo ndifashe nkaryiga rimpa boundaries, rimpa imipaka ntagomba kurenga. Noneho iyo mipaka ntarenga igatuma ngira igikundiro ku Mana. Niyo mpamvu Yesu yavuze muri Yohana ibice 12:20 ngo umuntu nankunda azitondere amagambo yanjye. Aho niho mbabwira ngira n'ikibazo n'abanyabo kuko bavuguruza shebuja. Ngo umuntu nankunda azagira ate? Azitondere amagambo yanjye. Hepfo akavuga ngo kandi umuntu niyitondera amagambo yanjye, favor, ngo data zamukunda nanjye nzamukunda tuza aho ari tugumane nawe. Bishaka kuvuga iki? Bishaka kuvuga ngo na mbere yuko Imana igira ikivuga ugomba gutungira ijambo muri wowe, ukamenya icyo Imana ivuga kuri buri kintu cyose ujyamo. Ukamenya ngo Imana yaravuze ngo ibi biremewe ndabikora, ibi ntibyemewe simbikora. Benshi rero ahantu bayobera bibwira ngo agakiza duheshwa no kwizera. Sibyo? Agakiza tugaheshwa no kwizera. Ndabyemera, ni ubuntu. Ariko ako gakiza duheshwa no kwizera karahindukira kakangira umwana w'Imana. Noneho favor y'Imana ikangumaho kuko ngenda nkuko Imana yavuze. Ngenda uko Imana yavuze, ibyo Imana yavuze akaba ari byo ngenderaho, nkayumvira. Kuko umwana nuwumvira. Burya the secret, ibanga ry'ubuzima bunesha, obedience, kumvira ibyo Imana yavuze. Ibyo ikunda akaba ari byo ukora, ibyo yanga ukabyanga. Mose icyo yakoraga cyose tegaga amatwi. Imana yavuga ati tunga inkoni ku ijuru, akatunga inkoni ku ijuru, umwijima ukaza.
kubita Nili, yakubita Nili igahinduka amaraso. Uko Imana yabivuze niko byakorekaga. Haleluya. Ntabwo ari maji, nta maji yari muri iriya nkoni gusa yari yo gufasha Mose ngo imwibutse yuko iyi niyo ntwara afite, ariko ubundi cyahinduye ubuzima bwa Isirayeli ni ijambo Imana yamubwiraga. Mose yari umuyobozi utega amatwi ijambo, na Yesu azavuga ngo jewe ibyo numvise data ntegeka gukora nibyo nkora. Muze gusubiramo musome inshuro agaruka muri ayo magambo muri Yohana kuva kuri 5 kugeza ku 8, abisubiramo inshuro nyinshi, kavuga ngo igituma data nkunda nuko nkora ibyo ashaka. Ntabwo ari uko nigendera uko nshatse. Dufite freedom, ariko ntiduha uburenganzira bwo kwikorera ibyo dushatse. Je mfite freedom iyo ndimo kugenda uko data ashaka. Ubundi mushatse mwabyumva. Jewe ndi umwana w'Imana, ngira freedom muri limit, muri boundaries. Ni nko kugenda mu muhanda. Iyo ndi mu muhanda, ndi muri lane yanjye, mba mfite freedom yo kugenda. Icyapa cyambwiye ngo hano ni muri 60, ufite uburenganzira bwo kugenda nageza kuri 60 ngagabanya kugira ngo kamera itamfata, ariko mfite freedom muri marge z'amategeko. Muranyumva neza? Ntabwo freedom inyemerera kuva muri lane y'iburyo ngo nje gutwara ibumoso ngo nuko mfite umudendezo uri mitwa n'amategeko. Kandi iyo mpagaze muri ayo mategeko, umudendezo wanjye ugenda neza kuko ntumbangamira, simbangamira n'abandi. No mu mategeko y'Imana niko bikora. Niyo mpamvu Imana yabwiraga Yosuwa ngo aya mategeko Mose yabahaye ntimuzayatesha iburyo cyangwa ibumoso. Iyi modoka uyitware hahandi baciye umurongo w'iburyo, ntuzarenge ngo ujye kugenda ku murongo w'abanyamaguru, ariko ntuzanarenge wo hagati ngo ujye ku murongo w'izindi modoka. Nugenda muri ubwo buryo ntawe uzaguha ikarita, nta tike bazaguha, kuko uragendera mu mategeko, ariko ufite freedom muri ayo mategeko. Kandi iyo ugenda gutyo, noneho yari ku ruhande rw'Imana, Imana avuga ngo yes, uriya ni umwana wanjye nishimira kuko agenda uko navuze. Haleluya. Niyo mpamvu rero ngira ikibazo cyabo banyabuno, niba harimo abarimo hano ntituze kwangana, kuko no kwangana nabyo ari no mategeko arabitubuza. Iyo umuntu akubwiye ukuri ukarakara, nabyo Imana irabikubuza. Iragubira ngo wagiye ugatekereza ukareba n'ibyo wakubwira atari byo. Ko je nigisha ijambo ry'Imana, ntabwo ari irya runaka. Hari abantu kubwira ngo hari umuntu ngo umuprofeseri ngo umuhanga, umuprofeseri w'umuhanga ntasimbura Yesu. Arabantu amateora abateologiye bazanye, nari ndimo kujya impaka n'umuntu ejo bundi ambwira ngo ibintu ngo by'impano byo hari teori ngo ya cessationism, ngo impano z'umwuka ngo zarangirira nyiri. Ndavuga ntigiye ibyo nemera. Farawo turi inyuma n'imbere hari inyanja. Imana ngo ati Mose kuki untakira, bwira abantu bagire bate bakomeze bagenda. Iryo jambo ryonyine barikandagiyeho, bageze ku mazi, inyanja iribwiriza irababisa, kuko Imana yavuze bo barumvira. Haleluya. No, aya masezerano y'Imana, iby'Imana izakubwira, akakubwira ngo ukora ibi ngibi ujye ubikora. Buriya nkunda amagambo Mariya yabwiye abantu b'i Kana y'i Galilaya. Yaraje bati divayi yabuze, yashize. Yegera Yesu aramubwira ati se ubu ngubu ntabwo wabahuhiramo, divayi yashize. Aragatese mama, najyaga nkuhuhiramo turi twenyine mu rugo, no unzanye no kukarubana ngo nize guhuhiramo abantu mu bukwe. Duhuriye he n'ibikoko, tubigendanye mu duti. Ariko Mariya aravuga ati afite rero uyu muhungu wanjye ndamuzi, ntashobora guhemukira abantu, ntabwo yabona abantu bari muri embarrassment, abashyitsi baburiza icyo banywa. Abwira abagaragara avuga ati buriya ubwo maze kuvugana nawe icyo abategeka mu gikoni arigendera. Noneho Yesu kugira ngo abagerageze kwizera mu bihe byo gushidikanya, arababwira ati okay sawa, biriya si ibindi by'amazi, bati mugende mudahe mushyire umukwe mukuru. Bayadashye, baratubwira ngo badaha amazi, bayadashya ari amazi, bayadashya ari amazi, bayatwara ari amazi, ariko kubera kumvira bayahereje umukwe mukuru. Hagati yo gusogongera, hagati yo kwakira igicuma no gusogongera, icyari amazi gihinduka divayi. Kubera iki? Igitangaza cyakozwe na obedience, kumvira icyo umwami yavuze. Haleluya. Muzitegereze muri Bibiliya ibintu byose by'ibitangaza bikoreka hejuru yo kumvira. Reka mbaye izindi ngero 3 hanyuma dusoze.
Petero aricaye ni expert wo kuroba amafi, baraye barobana bagenzi be muri Luka 5 bafashe ubusa cyangwa bafashe udufi dukeya, batangira koza inshundura zabo bagiye gutaha. Yesu barahageze n'abantu ibihumbi bamuherekeje bamushagaye. Aramubwira ati Petero, wantiza buriya bwato bwawe nkigira nkitarura abantu kugira ngo mbigishe? Ati ko twe turimo koza inshundura se ngaho, ati nsunikiraho gatoya. Arabusunika bwigira hirya. Yesu arabwiriza arangije aramubwira ati mva rero nkubwire Petero, nta muntu ujya unkorera utahamara amasa. Fata izo nshundura zawe na bagenzi bawe musubire mu bwato mwongere murobe. Aramureba ati mva rero tukubwire mwigisha, uri expert mu by'ijambo ariko nanjye ndi expert mu by'amafi. Aho iwanyu wavukiye wanafashaga so kubaza, jewe nafashaga data kuroba. So iby'amazi ubyihorere, twaraye turoba ntacyo twafashe, nta muntu ujya ufata ifi ku manywa kuko ziba zireba inshundura iyo zinaze mu mazi. Ariko ubwo ari wowe ubivuze, baturage mwese muri hano mutaza kuvuga ngo ndakagoryi karoba ku manywa, uyu mugabo ni ubivuze, reka mwumvire. Aragiye anaze inshundura ngo zuzura amafi zenda gucika. Baraza mugeze uranda ngo turabizi mvi ruhande kuko ndi umunyabyaha nashidikanije. Haleluya. Kuko kumvira niko gukora ibitangaza. Undi munsi Petero abona Yesu aje agenda ku mazi mu muraba, baraye barwana n'umuraba bigeze mu rukerera, babona Yesu aje agenda, baravuga turiya ni umuzimu. Arabwira ati ntabwo ari umuzimu ni jewe. Aravuga ati mwami niba ari wowe mbwira nanjye nzi. Burya Petero ndamwemera cyane nubwo yageraga gushidikanya. Ati buruzi impamvu yagiye, baravuga ati ibyo byose ndabizi, naba ari umuzimu I prefer guhurira nawe mu mazi aho kwasanga mu bwato. Yesu aravuga ati ngaho ngwino. Akubise ikirenge ku mazi yumva amazi arakomeye, ateye intambwe yumva amazi arakomeye, ateye indi yumva amazi arakomeye. Ariko Satani arazavuga ati Petero, Simoni mwene Yona, niwe urimo kugenda ku mazi? Ngo arebye imihengeri n'imiyaga, uncertainty, arongera atangira gucubira, ngo abwira Yesu ati ntabara. Ngo amufata ukuboko aravuga ati wewe ukwizera guke, kuki washidikanije? Iyo wizera ijambo ugakomeza ukagira ukavuga ngo ubwo yabivuze nateye intambwe imwe ntere ebyiri ubu ndakomeza ngende. Haleluya. Iki rero ni ikintu tugomba gusobanukirwa. Nimwitegereza muri Bibiliya muzasanga yuko kumvira niko kwactivatinga, niko kuzunguza ukuboko kw'ibitangaza. Ahubwo agiye reka mabwire, je ndi muri negotiation n'umwuka. Kuko iyo umuntu ashaje nduka niyo yagaragaza iki. Abwira abaturage ati mwebwe, ibyo twabisomye ejo, ati mwebwe musigara inyuma ho nka kilometero mikono 2,000, musigara inyuma distance, mutaza kwegera mukagira ubwoba cyangwa mukamenya iby'Imana irimo gukora. Simbizi, sinzi impamvu, ariko buriya barayubahaga cyane. Hanyuma mukurikire ya distance, mutaza kubona abatambyi bahinda umushitsi, kuko rega nabo bagomba kuba ari bahinda umushitsi kuko ngo Yorodani yari yuzuye. Baragenda bahetse isanduka y'Uwiteka, icyubahiro cy'Uwiteka kibari ku rutugu. Bageze kuri Yorodani bakandagijeho ikirenge, ngo amazi aribwiriza arazamuka yizingira kuri Adamu, ngo yaraye repfo aramanuka ajya mu nyanja ya Araba. Abaturage bambuka, no ntabwo bambukiye mu byondo, mubikurikire neza, ngo bambutse humutse. Ntabwo gusa Yorodani yacitsemo kabiri, ahubwo yarumye. Haleluya. Ariko yumijwe n'iki? Nuko abatambyi bakandagiye uko Imana yababwiye, bakandagiye mu mazi, amazi acikamo kabiri. Obedience, kumvira ijambo, kugendera ku isezerano. Kuko ibi byose byari byubakiye ku kintu Imana yabwiye Yosuwa, iramubwira ngo Yosuwa, uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe. Uko wabonye inyanja itukura icikamo kabiri, niko na Yorodani iri bucikemo kabiri kubwo kumvira. Reka mukubwire mwene data, niba warigeze kugendana n'Imana, cya gitangaza yakoze kirya gihe n'ubu ngubu izongera ikora igisa nacyo. Niyo wagira muri circumstances zitandukanye, Imana yakoze bya bindi, Imana yakukije bwa burwayi, Imana yaguhaye amafaranga, Imana yaguhaye babana, Imana yakoze bya bindi, nibi nabyo zabikora. Niyo mpamvu Imana yabwiye Yosuwa, aramubwira ngo Yosuwa, jewe ndi Imana y'amateka, uko nagendaga na Mose, uko nagendanaga na Mose, iyo ni history, niko nzagendana nawe in the future. Imana yabari abatubanjirije bose. Niyo mpamvu batubwiye ngo abatubanjirije icyatumye bemerwa bari bafite kwizera. Haleluya. Niba byankundiraga ngo mubyumve, maze ijambo ry'Imana murifate murimenye,
ribashyirireho imipaka mutarenga iburyo cyangwa ibumoso, mugendere mu gikundiro cy'Uwiteka. Ariko igihe ugendera muri icyo gikundiro cy'Uwiteka muri favor, ujye utega amatwi wumva icyo Imana ikubwira kuri buri kintu. Imana ifite ibyo yavuze ku mikorere y'akazi, Imana ifite ibyo yakoze ku mibanire y'umugabo n'umugore, Imana ifite ibyo yavuze ku mibanire y'abahungu n'abakobwa. Imana buri kintu cyose uzahura nacyo mu buzima hari icyo Imana yakivuzeho. Jya ugendera muri icyo ngicyo. Kandi nujya gusenga ukabwira Imana utari ko Mana si wewe wavuze ngo nimpindukira nka gusenga uzakora urya, uzabe witeguye yuko ibyo yavuze no kubikora izabikora, kuko nta jambo Imana ijya ivuga ngo rihere. Dusenge Imana. Haleluya. Ejo tuzareba application y'aya magambo ku itorero, ko narabwiye ngo umunsi wa gatatu tuziga amagambo avuga ngo kwambuka Yorodani, amagambo y'ubuhanuzi ku itorero, ibirenge by'abatambyi muri Yorodani, ubuhanuzi ku itorero, ibirenge by'abahanuzi muri Yorodani, ubuhanuzi ku itorero. Ni amagambo akomeye cyane kandi turahirwa nituyumvira. Ariko duhere uyu munsi icyo Imana ibabwira mu gikore, kuko amasezerano y'Imana niyo azatwambutsa uncertainty, niyo azaduherekeza mu mwijima, niyo azaduherekeza mu burwayi, niyo azaduherekeza mu bukene, niyo azaduherekeza abantu baguhagurukiye, niyo azaduherekeza. Kuko muri uncertainty zose ujye utega Imana amatwi wumva ikivuga kuri ibyo ngibyo, maze ikizakubwira ukigendereho. Petero yakandagiye ku ijambo agenda hejuru y'imiraba. Haleluya. Daniyeli yagendeye ku ijambo ararana n'intare ntizamurya. Shadrake na Meshake na Abedenego bizeye Imana yabo, banaga mu itanura basohokamo, uretse imigozi yari bahambiriye niyo yari yacitse, ariko n'imyenda yabo ngo ntacyo yari yabaye. Iyo ni Imana yacu ivuga, twakumvira igakora ibitangaza. Ariko wenda uyu mugoroba wicayemo hano, hari ibikwihebesheje, hari ibiguhagaritse umutima, hari ibikugoye. Uyu ni wo munsi wo gusubiza amaso inyuma ukavuga ngo Mana nzakwizera, nzakomeza nkwizere. Yobu yizeye Imana avuga ati niyo yanyica nzapfa nkiyizera, ati kandi na nyuma yo gupfa nzayibonesha amaso, amaso yanjye niyo azayibona saa yundi. Tumbira Imana ari kuyitega amatwi, ikikubwira ugikore. Situation waba urimo yose wige kugendana nayo. Turagushimye Mana yacu, ntacyo wigeze uduhisha gishobora kutugirira umumaro. Ndasengera ababene data turi hamwe kuri uyu mugoroba, ari abari hano muri uru rusengero, ari n'abarimo gukurikirira kure, ari n'abazakurikira nyuma yaho. Twigishe gusobanukirwa ibingibi, utwigishe kugendera ku ijambo ryawe, kugira ngo mu gihe cyose dufite gushidikanya, mu gihe cyose tugize kwiheba, mu gihe cyose tubuze ibisubizo, tujye twibuka yuko ibyo wavuze no kubikora uzabikora. Ugendane na buri muntu waba yicayemo hano afite ibimugoye, afite ibimunaniye, yibuka ijambo ryawe rivuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze mu nsange ndabaruhura. Waba yicaye hano ari mu gihe cy'ubukene bumugoye, yibuka ijambo ryawe wavuze ngo umukiranutsi ngo ntazigera arekwa, kandi n'umwana we ntazigera asabiriza ibyo kurya. Mana ndasengera buri muntu wese muri situation yaba arimo yose, umwibutse ibyo wavuze, umwibutse kuruta ibindi byose, umwibutse kumukunda, kuko kwizera kwacu kubakira ku ijambo ryawe. Kandi Mwami Yesu, ibyo byose wabisinyishije amaraso yawe. Uravuga ngo nimunyitegereze mu ndebe murebe uburyo mbakunda. Umugaragu wa Paulo abivuga neza, aravuga ngo iyo itarimanye umwana wayo ku bwacu niki tazaduhana hamwe nawe. Udufashe kubyumva. Irembo ryera TV, irembo ryera